cyaha mu magana menshi y'abanyabyaha. Tekereza hahandi Imana yagukuye. Rero ugomba kugira imirimo myiza ukavuga, ntugahisha ubuhamya, ntugahisha amashimwe. Dushimye Imana, wo ni umurimo mwiza. Imana ishimwe. Ngo wibuke ko najyaga ngendera mu by'ukuri, najyaga ngendera mu bintu by'ukuri. Yesu nashimwe. Ev.GATERA Jose ugarutse imbere y'Imana n'imbere yanyu. Nshimira Imana data yuko yabanye natwe muri iyi minsi yose itambutse. Imana yaratubaniye, yabanye natwe, yaraturinze, yabaye mu ruhande rwacu. Turashima Imana yo mu ijuru kubwo kurinda kwayo kwiza. Imana yacu ihabwa icyubahiro. Reka dutangire dusenga Imana. Mana nyiribishye, Mana nyirubutware, Mana ishobora byose, data wa twese wo mu ijuru, izina ryawe ryubahwe. Turagushima ko tweretse igitondo cy'umugisha, turagushimye Mana. Uyu ni umunsi turemeye kugira ngo tunezererwemo. Icyubahiro ni kibi cyawe, tuguhaye icyubahiro rwose. Isi n'ijuru bakubahe. Uri Imana ishobora byose, uri Kristo wanesheje igorogota ku musaraba, uri data wa twese. Tukweretse kano kanya tugiye kumva ijambo ryawe, twirukanye imbaraga zose zaturwanya, twirukanye ubwami bw'abarozi n'abakonikoni n'abatavuga Imana. Turananiza gukora kose k'umwanzi, dukubitishije inkota y'Uwiteka. Imana nyiribishye, ijambo rikiza abantu, ijambo rihindure, ijambo rikora imirimo n'ibitangaza. Buri umwe wese akwiyumvemo, abarushye n'abaremerewe babashe kuruhuka. Urakoze Yesu, ndabyizeye, ndakwizeye. Hari icyo uri bukore uyu munsi, hari imbaraga zawe ziri bukore, hari umurwayi uri bukire. Mana data wa twese, urakoze kuri bwigaragaze. Icyubahiro kikaba cyawe, ni mu izina rya Yesu, amen. Imana ibaha umugisha. Uyu munsi nje kuvuga ku mbaraga z'imirimo myiza. Nje kuvuga ku mbaraga z'imirimo myiza. Imirimo myiza igira imbaraga. Imirimo myiza irakiza, imbaraga zayo zirakiza, imbaraga zayo zihindura amateka. Imbaraga z'imirimo myiza, wabuze uko ubigenza, urumva hari ibintu bikunaniye, jya ushaka gukora imirimo myiza, ibindi birekera Imana izabyikorera. Washobewe, urumva nta cyerekezo, urumva ubuzima busa nk'ubwanga, urumva nta mbega hari ukuntu wumva umeze, nje kukubwira ngo hari imbaraga z'imirimo myiza. Jya ugira imirimo myiza, imirimo myiza izahindura amateka yawe, imirimo myiza izahindura icyerekezo urimo, imirimo myiza izakugira ukundi kuntu. Kugira imirimo myiza, Imana y'amahoro itugirire neza, Imana idushyigikire, iduhe gukora imirimo myiza tugifite uburyo, iduhe gukora imirimo myiza tukiri bazima, iduhe gukora imirimo myiza tugihumeka kandi tugifite imbaraga. Imana yacu itugirire neza. Nkuko nababwiye rero, Ev.GATERA Jose guturuka muri Philadelifia. Ndashima Imana y'amahoro, kandi namwe ndabashimiye abadukurikirana, abakurikira ibi biganiro byacu. Turashima Imana cyane, abatubwira ko hari icyo Imana iri gukora. Imana yo mu ijuru, Imana igibaha umugisha. Namwe abadusengera, Kristo wacu abagirire neza. Uyu ni umurimo w'Imana turiho, umurimo w'Imana. Muri 22 yavuze ngo igihe cy'isarura nikigera, ngo Yesu umwami wacu ngo azatubaza ngo nire dutumye mu murima we. Hanyuma ngo rero ngo kandi ngo umwami wacu azaduha ingororano, azatugirira neza. Imana yacu ihabwa icyubahiro. Iyi mirimo dukora tuzahabwa ingororano, iyi mirimo dukora tuzagororerwa. Nukuri tukiri no kuri iyi si tuzakubirwa 100 kubera ko twakoreye Imana. Iyo twakoreye Imana neza, tukayikorera Imana neza, kuko hari n'abayikorera nabi, ariko iyo twakoreye Imana neza, hari ingororano z'abakozi b'Imana, hari ingororano z'abavuga butumwa, hari ingororano z'abakristo, hari ingororano z'abapasteri, z'abashumba, bantu b'Imana bafite ingororano. ngo umwami wabo azabwira ngo ikaze ngo mwakoze neza. Ndagira ngo rero twongere tugire imbaraga, ntagire ikintu kigutera ubwoba ngo uvuge ngo isi iteye ite, ngo isi kwamo niri guhinduka. Oya, hari ingororano
z'abantu bakorera Imana, hari ingororano z'abantu b'Imana, hari ingororano z'abantu b'abakristo, abantu bubashye Imana, hari ingororano muri bo. Imana ishimwe. Ndagira ngo dusome ijambo riri mu gitabo cy'Abami ba kabiri ibice byaho 20. Turahera ku murongo waho wa mbere. Twumve imirimo myiza ikintu ukora. Nje kukubwira ngo mu Kristo shaka gukora imirimo myiza, shaka kugira imirimo myiza mu gihe cyawe. Gihe cyawe gikoreshe neza, gihe cyawe kibe cyo kubaha Imana, gihe cyawe kibe cyo kubaha abantu, gihe cyawe kibe cyo gukora neza. Gikoresha igihe ukigifite. Ejo hazaza ntabwo ari ahawe, naho abandi bari inyuma yawe, ariko igihe cyawe gikoreshe neza. Imana itugire neza. Reka rero dusome, reka dusabe, turi kumwe na pasiteri adusomere. Reka tuasome Abami ba kabiri gice cya 20 tutangira ku murongo wa mbere. Mutwe w'ijambo ratubwira Ezekiya yongererwa imyaka yo kubaho. Ezekiya yongererwa imyaka yo kubaho. Muri iyo minsi Ezekiya ararwara yenda gupfa. Muri iyo minsi Ezekiya ararwara yenda gupfa. Bukeye umuhanuzi Yesaya mwene Amosi. Bukeye umuhanuzi Yesaya mwene Amosi aramusanga aramubwira ati Uwiteka aravuze ngo tegeka iby'inzu yawe kuko utazakira ahubwo ugiye gutanga. Ezekiya yerekera ivure atakambira Uwiteka ati ndakwinginze Uwiteka uyu munsi wibuke ko najyaga ngendera mu by'ukuri imbere yawe. Uyu munsi wibuke ko najyaga ngendera mu bintu by'ukuri imbere yawe n'umutima utunganye ngakora ibishimwa imbere yawe. Ibintu bishimwa imbere yawe. Nuko Ezekiya ararira cyane. Ariko Yesaya ataragera mu murwa yari yasubiye inyuma hagati. Ijambo ry'Uwiteka rimugeraho riramubwira riti subirayo ubwire Ezekiya umutware w'ubwoko bwanjye uti. Ubwire Ezekiya umuyobozi w'ubwoko bwanjye, umutware w'ubwoko bwanjye uti. Uwiteka Imana ya sogokuruza Dawidi iravuze ngo numvise gusenga kwawe mbona n'amarira yawe dore nzagukiza ku munsi wa gatatu uzazamuke ujye mu nzu y'Uwiteka. Tukomeze. Mana iguha umugisha. Twumvise ijambo ry'Imana. Ahangaha Bibiliya ivuze Ezekiya nubwo yari umwami w'ubwoko bw'Imana, yari umuyobozi, yari umushumba se, yari umukozi w'Imana, ntabwo byamubujije kurwara, ntibyamubujije kudahura n'ikibazo nk'ibyo abandi bahura nabyo. Kandi ahangaha niho abantu bagwa. Koko nkaba nkorera Imana ngahura n'ibi bibazo, birashoboka, ushobora guhura nabyo. Ukuntu ndi umukristo, ukuntu mvugira Imana, ukuntu ndirimba, ibi byakabaye bimbaho, byakubaho, kuko tubaho nk'abandi bose. Ezekiya rero Bibiliya iravuze ngo ararwara yenda gupfa, araremba, amara igihe ku gisasiro, amara igihe mu kibazo, amara igihe arembye, amara igihe yumva nta ubuzima butagenda. Kandi yari yarakoze neza, yari yarubashye Imana.
hanyuma ngo Imana imutumaho rero, imutumaho umuhanuzi. Abahanuzi ntabwo babayeho none, kuva kera mu batubanjirije babagaho. Ngo imutumaho umuhanuzi, iramubwira ngo jya kwa Ezekiya umubwire ategeke iby'inzu ye, kuko indwara arwaye atazayikira. Ngo Ezekiya abona Yesaya aramubwira tumva uko Uwiteka avuze, aravuze ngo tunganya iby'urugo rwawe, kuko iyo ndwara utazayikira. Ezekiya amaze gutambutsa mesaje, ubutumwa se, ngo arigendera. Ariko nta kindi Ezekiya ari gukora. Burya hari igihe abantu bagusura mu kibazo, bakagufata mu mugongo, bakagushyigikira, bakagusengera. Ariko iyo ikibazo kidashize, abantu baragenda. Noneho hagasigara Imana, akaba ariyo musigarana. Ezekiya yari aryamye, baramusuye, baramusengeye, baramufashije, baramuvuje biranga. Hagera igihe hasigara aryamye, Imana iramusanga, kuko burya ntahitagusanga. Iramubwira, imutumaho, iramubwira ngo ntazakira. Iramwerurira, mubwiza ukuri. Ahubwo iti wikorushya, ukomeza wirushya utegereje, ahubwo tunganya iby'urugo rwawe, kubera ko indwara itazanakira. Byari ibintu bikomeye, byari ibintu bibabaje, yari inkuru itanejeje. Matweze cye ntabwo yishimiye kumva iyo nkuru. Hanyuma ariko ngo Ezekiya ngo yerekere ivure, yisubiraho, arabanza aratekereza. Bantu bagiye, bantu batakiri kumwe nawe, utangira utekereze ku Mana. Bantu batakigushyigikira, bantu batakikuvuga neza, utangira uhamagara Imana. Ngo Ezekiya ararira cyane, ararira. Umuhanuzi yagiye, abantu batakiri kumwe nawe, ngo ararira, atakambira Imana, arayibwira ngo ndakwinginze Uwiteka, uyu munsi ubyibuke neza ko najyaga ngendera imbere yawe n'umutima utunganye. Nagenderaga mu by'ukuri, ntabwo nigeze ngendera mu bintu by'amahugu, nagenderaga mu by'ukuri. Ni ijambo rikomeye. Iyo yari ingingo yo kurengera Ezekiya. Njya nkunda kubwira abantu ngo mureke dushake ingingo zizaturengera. Wicarane ingingo izakurengera. Hanyuma ngo ndakwinginze Uwiteka, wibuke uyu munsi ko najyaga ngendera imbere yawe. Nagenderaga mu by'ukuri n'umutima utunganye imbere yawe. Ntabwo nigeze ngendera mu bintu by'amafuti, sinigeze ngendera mu bintu by'amahugu, sinigeze ngendera mu bintu by'ibinyoma, ntabwo nigeze ngenda mbeshya, ntabwo nigeze ngenda niba. Ntabwo igihe cyanjye Uwiteka byibuke uyu munsi ugira ibintu wibuka. Mbega uyu munsi ndagira ngo nawe ushake ikintu wibutsa Imana. Ushake igihe urebe igihe ikintu wakwibutsa Imana. Uyu munsi urebe ikintu uramutse utunguwe n'ikibazo, uramutse utunguwe n'ingorane, uramutse utunguwe, wakwibutsa iki Imana? Ni iki wayibutsa? Hari ahantu wigeze gusana mu nzu y'Imana? Hari umuntu wigeze gufasha arwaye? Hari imfubyi wigeze gusura? Hari umupfakazi wigeze kugeraho? Hari umuntu wigeze kwambika yambaye ubusa? Biragusaba kugira ngo ugire ikintu wibutsa Imana uyu munsi. Ariko Ezekiya aravuga ngo ndakwinginze wibuke ko najyaga ngendera mu by'ukuri, mu bintu bitunganye. Nta bintu bibi nigeze ngenderamo. Noneho ndakwinginze bitekerezeho. Hanyuma urebere, ndumva ngikeneye kubaho, ndumva ngikeneye gukora indi mirimo myiza, ndumva hari indi mirimo nakora. Ngo n'umutima utunganye, n'umutima wubaha Imana,
najyaga ngendera mu by'ukuri n'umutima utunganye. Ezekiya yibutse Imana. Bibiliya tubwiye ngo umuhanuzi ataragera mu murwa ngo Imana data wa twese iramubwira ngo subirayo Esaya, ubwire Ezekiya ngo numvise gusenga kwawe, mbonye n'amarira yawe. Imana izakurebera muki, Imana izakumvira muki mwene data. Niki Imana izakumviramo, niki Imana izakureberamo? Mbonye gusenga, numvise kurira kwawe, mbonye n'amarira yawe, nkongereye mu kubaho kwawe shyizeho indi myaka 15. Byamusabye ko agira ibintu abwira Imana, agira ibintu yereka Imana. Rero mu by'ukuri nubwo harimo abantu biyobagiza, ariko twagakwiriye kubaha Imana, twagakwiriye kugira imirimo myiza. Nubwo harimo abantu bigiranye ba nyamugirya nino, twagakwiriye kugira ukuri mu mitima yacu, kuko Imana irahari, Imana igira neza. Njya nibuka inkuru z'umugabo witwa Morodekayi, ngo igihe yari ku irembo ry'ibwami habaye ikintu kidasanzwe. Hamani yashatse kumugambanira ngo kubera ko yubahaga Imana gusa, nta kindi cyaha yakoze, ariko Morodekayi yikomeza ku Mana. Hanyuma Imana nayo iza guhera ku mirimo myiza ya Morodekayi, ngo igihe kigeze cy'uko Morodekayi agwa mu kibazo, kuko hari igihe kigera. Niba Zaburi ya 20 ivuga ngo Uwiteka kwibuke ku munsi w'amakuba, nuko ko uwo munsi ubaho. Nubwo wakwirwa utembera mu ndege, nubwo isi yakubera umudugudu, ariko hari umunsi w'amakuba n'ibyago, ko Bibiliya uvugaho. Dawidi yaravuze ngo Uwiteka kwibuke kuri uwo munsi, ngo akoherereze gutabarwa guturuka i Siyoni mu ijuru. Nubwo isi yakubera umudugudu ukajya wirwa uyitemberamo mu ndege, ariko hari uwo munsi. Rero aravuga ngo yibuka amaturo watuye mu nzu y'Imana. Bivuga ngo iyi mirimo Imana igiye yibuka, iyi mirimo myiza dukora Imana irayibuka, hanyuma ikatwoherereza gutabarwa guturuka i Siyoni. Mureke dukore neza tukifite uburyo, mureke dukore neza tugifite uburyo. Imirimo yacu izaduherekeza, imirimo yacu izadushyigikira tukiri kuri iyi si. Mureke dukore neza. Hari ingororano z'abantu bakorera Imana neza, hari ingororano z'abantu bakizwa neza. Njya nibuka Morodekayi ngo amaze kugambanirwa, nta zindi nzira zari kuboneka kuri Morodekayi, ariko nta buryo bundi yari afite bwo kujya kwisobanura mu kibazo cye, cyane ko yari n'umuzamu ku irembo. Ariko Imana igira akantu iheraho mwene data. Yabwiye Mose ngo ufite iki? Igihe bari bageze imbere y'inyanja, ngo barataka, ngo Farawo yari inyuma batuze, barataka baravuga bati turashize, dore imisozi iratugose, dore inyuma hari Farawo, dore imbere hari inyanja, nta n'ubwato dufite, turashize. Babonaga ari ugupfa, ariko ngo Uwiteka aravuga ngo Mose, niki gituma munakira? Bwira Abisirayeli bakomeze. Hanyuma barakomeza bate, ati ufite iki? Ati ufite inkoni. Ati irambure. Ufite iki wakwereka Imana? Hari imirimo myiza ugira, wubaha Imana, wubaha abantu bayo, wubaha abantu. Imbaraga z'imirimo myiza, imbaraga zikiza, imbaraga zihumanura, imbaraga zica karande, imbaraga zikuraho uburwayi, imbaraga zitanga icyerekezo. Umuntu akaba umugabo, umuntu akaba umugore, umuntu akaba umukobwa, umuntu akiga kubera imbaraga z'Imana. Imbaraga si imirimo myiza. Ushobora kugira imirimo myiza, kwishyurira uwo mwana ishuri akarangiza kwiga,
ushobora kugira imirimo myiza ukagaburira muturanyi wawe udaheruka kurya, udaheruka gucana imbabura. Urabizi mwene se wambaye ubusa mujya muhurira mu nzu y'Imana, kandi iyo tuvuga tuba tubwira abo mu nzu y'Imana. Ushobora kugira imirimo myiza ukagenda ubwiriza abantu, ukabwira abantu ko Yesu agira neza, kuko nawe yakugiriye neza. Hari aho yagukuye mu byaha mu magana menshi y'abanyabyaha. Tekereza hahandi Imana yagukuye. Rero ugomba kugira imirimo myiza ukavuga, ntugahishe ubuhamya, ntugahishe amashimwe. Jya ushima Imana, wo ni umurimo mwiza. Imana ishimwe. Aravuga ngo wibuke ko najyaga ngendera mu by'ukuri, najyaga ngendera mu bintu by'ukuri amasaha 24, ntabwo nigeze mpemuka mu gihe cyanjye, igihe cyanjye cy'ubwami, igihe cyanjye cyo kugukorera, igihe cyanjye cy'ubuyobozi, nakoraga imirimo myiza. Rero ndagira ngo uyu munsi ugire imirimo myiza, wisubireho. Imana irahari. Imana ngo yibuka imirimo myiza ya Morodekayi. Iravuga iti Morodekayi azize iki? Azize ko anyubaha, azize kunyubaha. Ngo ibuze umwami bitotsi. Hari ahantu yakora, hari butigi kandaho ukabona akazi, hari butigi kandaho ikibazo cyawe kigakemuka, urubyaro rukaboneka. Hari ahantu igikora ikibazo kigakemuka. Ngo ibuze umwami bitotsi gusa. Uwo munsi ntiyasinzira. Ku mwami barahungiza biranga, baracuranga biranga. Ngo azana igitabo akirebamo. Bibiliya iravuga ngo areba mu gitabo, agwa ku muntu witwa Morodekayi, kandi asanga ngo yagize imirimo myiza. Yaburiye umwami igihe hari abagabo b'inkone bashakaga kumukubita kudeta. Ngo asanga ibyo bintu byaragenzuwe, basanga nibyo. Ngo hanyuma abo bantu barabakumira. Baravuga ati cya gihe ba bagabo bashakaga kungirira nabi, ese wa mugabo Morodekayi yagororewe iki? Batirakada, ntabwo yigeze agororerwa. Icyo gihe gihuza n'ikibazo cya Morodekayi. Imirimo myiza ukora Imana irayegeranya, ibifite igihe izayigutabarira, ibifite aho izakora wageze mu kibazo. Igihe ugeze kwa muganga, igihe uri mu ndege igize ikibazo, igihe uri mu nzu bakwinjiranye, igihe uri mu rugo ruguteje impagarara, igihe uri kundu ugiye kubyara, ya mirimo myiza Imana irayibuka. Ndakwinginze, tangira ushaka imirimo myiza. Tangira ushaka imirimo myiza. Ndakwinginze, tangira ushake kubaha Imana. Tangira ushake imirimo myiza. Mwene data, imirimo myiza irinda umuntu. Reka dusome rino jambo. Ego turareba mu byakozwe n'intumwa, ibice byaho ni 10. Turahera ku murongo waho wa mbere n'uwa 4 n'uwa 5. Reka tuhasome. Yego. Marayika abonekera Korneliyo. Hariho umuntu w'i Kayisariya. Witwaga Korneliyo. Uwo muntu w'i Kayisariya witwaga Korneliyo. Umutware utwara umutwe w'abasirikari. Wo mu ngabo zitwa Italiyana. Yari umuntu w'umunyadini wubaha Imana nabo mu rugo rwe bose. Nabo mu rugo rwe bose bubaha Imana. Yari afite amahirwe. Wagiriraga abantu ubuntu bwinshi. Agasenga Imana ubudasiba. Mani tugirire neza. Umva, uyu Korneliyo Bibiliya iri kumuhamya ngo hariho umuntu, ariko nk'ubu bakuvuze bakuvuga ko wari umeze ute, cyangwa jewe baramutse batuvuze bagashaka kutuvugaho, urumva bakuvuga bati? Kuko Bibiliya iri kuvuga kuri Korneliyo, ariko bitangiye imuvuga neza
ngo yubahaga Imana ngo n'abo mu rugo we bose, ngo kandi akagirira abantu ubuntu bwinshi, akagirira abantu ubuntu bwinshi, akagira urukundo, akagira ubuntu. Muririmbyi yaravuze ngo tunganira Imana ubudasiba, jya ugwiza urukundo, nutumbira Yesu uzaba nkawe. Jya ugwiza urukundo muntu w'Imana. Pawulo yarabivuze, aravuga ngo urukundo ni ingenzi. Niyo twavuga indimi nk'iz'abamarayika, tukazura abantu bapfuye, tukinjira mu bitaro, tukajya muri za morgue tugahagurutsa abantu bari bapfuye, ariko ngo ari nta rukundo ngo ntacyo byaba bimaze, nta kintu byaba bimaze. Tekereza, rukundo ni ingenzi. Ngo akagirira abantu ubuntu bwinshi. Kandi ubu harimo abantu pe kumva ngo akoreshwa n'Imana, ariko wajya no kureba ukabona atacumbikira n'umuntu yabuze icumbi ryo kuraramo. Nyamara biravuga ngo urukundo ni ingenzi, urukundo ni ingenzi, urukundo ni ingenzi. Niyo twavuga indimi, niyo twazabwira imisozi ngo haguruka, ariko ari nta rukundo. Bibiliya rero ihamije Korneliyo ngo yasengaga ubutitsa, yasengaga Imana buri gihe, buri gihe. Kwa kundi ujya mu kazi saa moya wabyutse uri mu mazi saa 11, saa 12 wirukanka urya mu matagisi, wirukanka saa moya winjiye mu kazi, kugira ngo kuri 30 bazakurebere kandi bagutere n'akantu nyine gukora neza. No gukorera Imana n'uguhozaho, narabibabwiye, gukorera Imana n'uguhozaho buri munsi. Tugeze ku murongo wa 3, umurongo wa 2 usubiremo. Yari umuntu w'umunyadini, yari umuntu w'umunyadini, wubaha Imana, wubaha Imana nabo mu rugo rwe bose, nabo mu rugo rwe bose. Wagiriraga abantu ubuntu bwinshi, wagiriraga abantu ubuntu bwinshi. Agasenga Imana ubudasiba, agasenga Imana ubudasiba. Murongo wa 3, yego, abona ku mugaragaro, abona ku mugaragaro muyerekwa marayika w'Imana yinjiye iwe nko mu isaha ya saa 9. Abona ku mugaragaro marayika w'Imana yinjiye iwe nko mu isaha ya saa 9 y'umunsi. Aramuhamagara ati Korneliyo, aramuhamagara ati Korneliyo. Aramutumbira, aramutinya, aramubaza ati niki mwami? Aramusubiza ati gusenga kwawe n'ubuntu bwawe bwazamukiye kuba urwibutso imbere y'Imana. Byazamukiye kuba urwibutso imbere y'Imana. Kandi none tuma abantu Yopa, utumire umuntu witwa Petero, utumire umuntu witwa Petero, utumire umuntu witwa Simoni wahimbwe Petero, utumire umuntu witwa Simoni wahimbwe Petero. Acumbitse kwa Simoni w'umuhanzi, urugo rwe ruri ruhande rw'inyanja, Imana itugirire neza. Korneliyo ngo hari nko mu isaha ya saa 9 y'umunsi, abona ku mugaragaro marayika w'Imana, abona ngo yinjiye iwe, ngo aramutumbira, aramuhamagara, aramubwira ati Korneliyo, ngo aritaba, aravuga ati karame, ati ndi hano mwami. Amubwira ijambo ryiza, aramubwira ngo gusenga kwawe n'ubuntu bwawe byazamutse bibaye urwibutso. La nosika la bonne foya. Gusenga kwawe n'ubuntu bwawe byazamutse, byageze imbere y'Imana.
ya masengesho usenga, bwa buntu ugira, rwa rukundo rukubamo, wa mutima mwiza, byageze imbere y'Imana. Hari imbaraga z'imirimo myiza. Ubuntu ugira Koroneliyo, amasengesho usenga yabaye urwibutso, yageze imbere y'Imana. Ubuntu ugira abarwayi ujya usura, umurimo w'Imana, amasengesho usengera itorero, imirimo myiza ujya ukora, byageze imbere y'Imana. Kandi nje kukubwira ngo iyo twakoze neza, Imana irishima, Imana ifata umwanzuro. Imana iyo twagize imirimo myiza, Hezekiya yagombaga gupfa rwose, ariko kubera kugira imirimo myiza byatumye Imana yisubiraho. Je kukubwira rero ngo gira imirimo myiza, ongera ubane n'Imana, ongera ukorere Imana, ongera uvuge Imana neza, ongera uyihamirize, ongera wanga icyaha, wigushwa n'ubukene, wigushwa n'ibibazo, wisubira inyuma, subira imbere, komeza. Cyanekereza abasore batatu bahamije Imana neza, ngo witwa Shadraka na Meshaki na Abedenego, baravuze ngo Mwami, Imana dukorera yabasha kudukiza, ariko nitanabikora nta cyatuma dupfukamira ibigirwamana, nta cyatuma turekura Imana. Igihe cyose uzahamya Imana, ntitugakora Imana dusa nk'abayiguriza, ntitugakora Imana ngo reka ntange icya 10 ndebe ko Imana inzamura mu mushahara. Oya, ni itegeko bikore. Reka njye gusura abarwayi ndebe ko Imana izandinda iki kibazo. Oya, ni umubyeyi wawe. Abana bacu iyo badukora kuko ari abana bacu, bakadukorera imirimo myiza. Abana bacu iyo tubagirira neza, ntabwo tubagirira neza kubera ko badukoreye imirimo, tubagirira neza kuko ari inshingano zo kubagirira neza. Rero ntitugakorera Imana dusa nk'abacishuro, dusa nk'abayiguriza. Oya, tugomba gukorera Imana kuko ari umubyeyi, ni papa wacu. Tugakora imirimo myiza kuko turakorera papa uri kudutegurira ubwami. Rero ugasanga umuntu aravuga ngo reka nkore iki Imana izangirira iki. Bibaho, hari ababikora. Reka ndebe ko nanjye Imana yanyibuka, reka njye gusura umurwayi, reka nanjye ntanga inyubako, reka nanjye nshyigikira umurimo w'Imana ndebe ko izanyibuka. Uwo ni umurimo mwiza, yakwibuka, ariko kandi ntitubikore kuko igomba kutwibuka. Hezekiya ajya abwira Imana ngo wibuka ko nagenderaga mu by'ukuri, ntabwo yagenderaga mu by'ukuri azi ko azagira igihe cyo kurwara, ahubwo yumvaga ari inshingano ze zo gukora neza, kuko uwo yakoreraga yari amuzi. Natwe uwo dukorera turamuzi. Dukore neza tugifite uburyo, dukore neza hakiri kare, dukore neza Imana itwishimire. Rero ndagira ngo uyu munsi ngusengera Imana, Imana igushoboze. Ntago nzi ikibazo ufite, ariko ikibazo cyose Imana iragishoboye. Kugira ngo ubashe kuba umukristo uzagere ku rugendo neza, nuko ukorera Imana neza. Uyu munsi bamwe urugendo rurabananiye kubera kudahagarara neza no kutamenya waguhamagaye. Ubundi uri mu rugo rwa so, wumva so afite ubushobozi bwose, nta mpamvu rero yo gukora nabi. Data arashoboye. Yesu aravuze ngo ngiye kwa data, hari amazu menshi, ngiye kubateguraho muzaba. Ngo iyo abadahari mba mbibabwiye. Mana yacu ifite amazu, ifite ubuzima, ifite byose dukeneye, ifite amahoro. Ubwo buzima urimo yabugukuramo. Ni Imana ishora byose. Ndagira ngo uyizere. Uyu munsi igambiriye kukugira neza. Ndashaka kugusengera. We wari mu ntege nke, we wari ucogoye, we wumvaga ubuzima bukunaniye, ndagira ngo usengere Imana. Urarwaye, Yesu arakiza.
yakijije Hezekiya, nta paracetamol yamuhaye, nta kinini yanyoye, yamubwiye gusa ngo nkongere, yaravuze gusa. Imana ivuge ku buzima bwawe uyu munsi, Imana ivuge, igira ikintu ivuga, Imana ivuge. Yavuze gusa, yaravuze gusa, yivuze ibintu byose birashoboka. Mwibuke Yesu asanze wa murwayi ku kidendezi, ngo yarahamaze imyaka 38. Yesu amubajije ngo urashaka gukira, aravuga ngo nta muntu ngira, ngo y'amazi yibirinduye, ngo nkiza ngo ntangamo. Yesu aramubwira ngo haguruka wigendere. Uyu munsi gira ijambo ivuga ku buzima bwawe, uyu munsi gira ijambo ivuga, kuko yivuze kuri wowe ibintu byose birakunda. Turabimenya tukagufasha gushima. Urakoze mwami Yesu, iri ni ijambo ryawe, la nosika la bonne foya. Mana, dusenge abantu bawe, ubahe kugira imirimo myiza, abantu bakumenye, abantu bakwizeye, abantu bagukurikiye nk'umwami n'umukiza, ubahe kugira imirimo myiza, romene sika, imirimo myiza izabakiza, imirimo myiza izabatabara kuri wa munsi w'amakuba n'ibyago. Aba bantu bawe bari barakumenye bagasubira inyuma, ubahe kugira imirimo myiza mu izina rya Yesu Kristo, kandi ukiza abarwayi indwara iyo ariyo yose. Hezekiya yari afite ikirashi, iragikiza, romene seya. Hari umuntu ufite ikirashi, hari umuntu ufite ikirashi cya kanseri, kirashi cya diabete, kirashi cy'umwijima, kirashi cy'impyiko, kirashi kirahari ku bantu bawe. Uyu munsi ugikize, no sikalamo nefo. Kirashi cy'ubukene, kirashi cy'ubugumba, kirashi cyo gutinda gushaka. Mana, hari umuntu ufite kirashi, uyu munsi kimukize, romene sikalabone. Abantu babohure nawe, abantu bakire gukira, abantu bakire imbaraga. Tanga icyerekezo, wirukana umwijima, imbaraga z'Imana ziboneke ku bantu, abantu babona ubuzima, abantu basubizwe mu imbaraga. Oteya silbone fo. Urakoze Yesu, urakoze Kristo, urakoze kubw'ijambo ryawe. Hagira abantu bahinduka uyu munsi, umuntu uri mu bibazo, uyu munsi umuntu uri mu madeni, umuntu washobewe, uyu munsi urambura ikiganza, iki kirashi ugikure kuri uyu mugabo, iki kirashi ugikure kuri uyu mugore, iki kirashi ugikure kuri uyu musore, uyu mukobwa, ubakingurire, abantu bawe bagira amahoro. Urakoze Mana, urakoze Kristo, icyubahiro kibi cyawe ni mu izina rya Yesu. Urakoze ko wumvise ijambo ryawe niryaguke, kandi abantu bawe bave mu mwijima, bakunda ijambo riratubwira ngo nitumenye ukuri, kuri kuzadukiza. Urakoze, turagushimiye, ni mu izina rya Yesu, amen. Ni Gatera Jose, reka nguhe telefone, ni 07 8 50 9 8 9 4 4 07 8 50 9 8 9 4 4 na 07 2 74 34 94 93 1. Imana y'amahoro itugirire neza.